Moses yagize nta n'undi muntu sinzi ko ari undi muzapfa kuyagira mu Rwanda. Niba rero Moses ari we wafashe ukuboko kwe akandika ibimurimo, imyaka yose amaze mu Rwanda ibintu bikaba bimurimo, akaba yarajijishije agahabwa amahirwe ashaka kuzamuka kugira ngo akore ibintu nk'ibi, cyaba ari ikimenyetso kibi cyane. Kabano rero biratuma dukutingisha mu kuri mugabanye uburakari wowe byo muri kwita amahirwe tugende gake wowe ibyo uri kwita amahirwe Moses yaramuyagira ati tugende gake sete pe nsubira ngingo bwana Abe nk'abakohoste muze kwihangana mu ya kangahe ya kane harimo pastor ya kane iravuga iti ni kane hari pastor ni he aha okay kugira ngo tubyoroshe kugira ngo kabana byumve ari pastor nabyumviseraga byose Abe no gusoma neza uretse gato Abe ongera kuko ndabona abantu bamaze kuba 900 hafi igihumbi baraba ni 5 mu kanya ntabwo ikibazo ari abantu ntabwo nyine y'abantu ntabwo ikibazo ari abantu yego ariko ni abantu bagomba kumva bino bintu hari ikintu kizima kiri muri iyi nkuru ku buryo baraba ndaka kugira ngo wongere usome inkuru bwanyu ibi tangira agace ka gatandatu wo yahera ku yandi inkuru yose okay nemaze no kufata umutwe w'amagambo uri mu mutwe namushinja gute kungewe iyi dosiye ngomba kumushinja komeza nakuze nanga Kagame n'inkotanyi zose bro ese yabwiraga sinzi yabwiraga komeza yabwiraga abanyarwanda komeza impamvu ya mbere yego namwe zo mpamvu muzasesinge muzumve neza muzishingiro noneho mwumve n'urwo rwango ukuntu aba ari urwango rudafite ingingo ya mbere agira iti inkotanyi zafunze data pasiteri zimuziza gusa. Igice cya kabiri ingingo ya kabiri bwa mbere nagiye mu mujyi wa Kamembe nari ngiye gusura papa afungiye i Cyangugu ndi kumwe na mama at 6 years old. Impamvu ya gatatu inkotanyi yakubise ikiboko papa ari gushaka uburyo yansuhuza kubera iminota mike babahaga yo gufata ingemu babazaniye yasubiye mu gihome ntamusuhuje. Impamvu ya kane papa ni umurinzi w'igihango kuko Harerimana yarokokeye mu rugo papa yaramuhishe kandi murumuna wa papa ari mu bicishije umuryango wa Harerimana. Now 36 years old. 36 years old n'ingingo ya kane ntabwo tuzi aho biri gukorelatinga niba murumuna wa se yarafunzwe yarafunguwe yarapfuye Harerimana ntabwo turi kumva aha hantu uko biri kugenda. komeza Igice cya gatanu ntabwo nigeze nkunda data nubwo nta cyaha yakoze nongeye kumwiyumvamo bari baramufunguye yambatije muri ADPR mfite imyaka 16. Igice cya gatandatu rero impamvu ya gatandatu niyo noneho iteye ubwoba ibyo twe twita amahirwe yayibonye nk'umwaka iri kuri gatandatu yego aho hati naraye ndira ubwo first lady yambwiraga ko his excellence azambara ishati hanze guilty pleasure imyaka 28 iyo guilty pleasure ashaka kugira ngo mitinde ku bantu bafite neza aho ngaho niho mutari gusobanura n'abantu bari guilty pleasure ni nko kuvuga ni nk'icyaha uri gukora cyangwa kumva uri guilty ariko tuba tugira nk'ubusambanyi babwita ko ari guilty pleasure. oya mbe aho ngaho gatufata n'ibyo bintu kamanze numve oya mwambwiye kumwitirira ibintu bitari byo kubera ko
buri mwenda ugira izina ryawo yawuhaga. Okay, guilty pleasure no turusobanura ijambo guilty pleasure bivuze. Kuri we bifite ikindi gisobanuro kiruho gusobanura bitewe n'impamvu yawise iryo zina. Ese bantu ijambo guilty pleasure ko tugoje. Aya uri umucamanza nawe utaza kugira ibyaha ukora mu mvugo yawe. Okay, soza twandika abantu. Umuntu mami ntabwo abantu muri gusama igisindi kubabona. Okay. Reka ngasubiremo. Ariko ko yavuga iryo jambo nibyo. Uko abere gusobanura iryo jambo nibyo. Guilty pleasure why you guilty pleasure? Umva yo shata ise guilty pleasure. Okay, reka dukomeze. Ijambo rigira ubusobanuro bitewe n'uwarivuze nicyo ashaka. Nawe ntabwo ari ngombwa gusobanura amagambo nk'uko abyara. Wewe soma uve mu nzira hanyuma usije turashyira. Okay. Gotcha. Kangasubiremo agace kagatandatu. Naraye ndira ubwo first lady yambwiraga ko his excellency azambara ishati nahanze guilty pleasure. Ibwo guilty pleasure harimo n'akabazo ka point interrogation /28 years old. Gace gaheruka kuri iyi statement ibanza haravuga kati sindababarira Kagame n'inkotanyi zose. Noneho reka tugere ku kandi statement kakozwe mu Cyongereza. Ego. That's how wenda hangaha cyerekana ko harabanga nabo baramwanga. That's how we ended up with the F on my digital manipulated passport that took me to jail for 76 days in Mexico. And that's how and Kagame sent troops to search my house/office for weed bituma mfungwa iminsi 60 muri Magere. Kandi ni troops n'abasirikari cyangwa abapolisi bari bohererejwe na Ange mu basake inzu yanjye na office yanjye bashaka urumogi. So rero kimwe kiri gusoza bya search byabaye ejo bundi I think imyaka nk'ibiri ishize. Hanyuma ibyo kudoda twabibara mu myaka 5 ishize. Hanyuma ibyo gufungwa kwa se no gufungurwa mu myaka wenda 20 ishize. Ibyo byose rero ababihuriza aho ngaho bareba ubwo rwango kabano twagiye ubu ngubu ngira ngo urabyumvishe. Ndari nabyumvise reka kuva kare. Fatiraho nari nabyumvise kuva kare. Ikintu cyo abanyarwanda bakwiye kumenya, Moses yari mageragera afunze ubwo akavuga ngo Ange Kagame yohereje abasirikare gusaka inzu ye. Ubundi ufite ubwenge ibyo bintu wabihuza gute? Ange Kagame si polisi ngo arafata uruhushya rwo guhohereza abantu bajye gusaka inzu y'umuntu. Ikindi Ange Kagame nta kibazo yari afitanye na Moses ngo wenda babe yabyuriyeho yohereza abashinzwe umutekano we ku buryo bajya kubikurikiranayo. Icyo cyo rwose kiri fo ni ugushaka gufata first family y'u Rwanda kugira ngo ayigaragaze nabi, kandi ibyo bintu ntabwo ari byo. N'umuntu wese uri bubibone abyamagane, twese hamwe tubyamagane kuko ntabwo ari byo. Ikintu navuga ni kimwe, Moses niba yatinyutse gukora ibi bintu, niba yatinyutse gukora ibintu afite ubwenge bukora neza. Ntabwo afite muri make n'umusazi. Ntabwo bibaho ntibibaho. Ikindi kuvuga ngo wanga Kagame n'inkotanyi ku myaka ya 36 ukiga ahantu bakaguha buruse ukiga ukayirangiza ukaba mister w'ishuri ukaryiga ugafata diplome ugakorera muri icyo gihugu ukakizamukiramo kikagutunga kikagufata kikakugeza ku gasongero maho hagati hose wari ufite uburenganzira bwo kugenda nk'abandi ariko ukahaguma uyu munsi kari buje kuvuga ibingibi. It doesn't make sense at all. Ibingibi rwose umunsi ubwenge amujya against nabyo kuko there is something behind this. Kuko nanubwo akakanya tuzi neza niwe wabikoze, ariko niba ari we wabikoze je ntakubeshye binteye ubwo umubiri wose kuko urubyiruko ruri mu Rwanda bafite ikibazo. Ruse niba dufite ba Moses bameze abandi ba Moses bameze gutya bashobora kubyuka mu gitondo gakora ibintu nk'ibi igihumbi. Where are we heading? What are we doing? Ni ukuvuga ngo imbaraga igihugu cyacu cyafashe kigashyira mu banyarwanda muri rusange kikemvestinga muri buri muntu uwo ari we wese kititaye ngo nuwo kwa runaka yakoze iki byagenze bite zaba zarabaye impfabusa. Dushobora kwambikanya kwa perezida wa Republika wangize ukavuga ngo it's a pleasure, guilty pleasure. Wamwambitse kubera iki?
ko hari abantu bazaga gukora fittings ukabangira kuki wemeye kumwambika ukambika n'abandi bayobozi bakomeye bashaka kuzamuka kugira ngo uyu munsi ugende ugera aha ngaha uze wimena inda. It doesn't make sense at all. Yari afite uburenganzira bwo kuvuga ngo ntabwo ndi bukora ntabwo nta mwenda afite wo kumwambika, nta muntu wari kumurasa. Kuki se yamwambitse? Kuki se yambitse first aid? Kuki se yambitse first family? Kuki yambitse abandi bayobozi mu nzego zikomeye? Amahirwe yagize abandi bana batagize uyu munsi uzi uyafashwe abandi bana. Niyo wafata amahirwe we yagize ari umwe ukayagabagabanya abana 10 batera imbere ku ruhando mpuzamahanga. Ariko niba uyu munsi yari wenda tuvuga urugendo yarifashe nabi agafata ibyo akabikora nabi, ntabwo uyu munsi agomba gufata amakosa y'urugendo rwe rw'ubuzima ngo ayubike ku gihugu cyacu, ayubike ku muyobozi mukuru w'igihugu. It doesn't make sense at all. Godfather wa Malani kagakina kuvuga ntabwo se abakohoste mwaretse gusakura ngo bamwe yanganye. ubu yagina okay. Abakohoste mwihanganye. Dufite umuntu waje gukurikira Francis abakohoste mwihanganye. Francis. Yes sir, how are you? Jambo ukurikirwa n'umurisa abantu mutamanike ibiganza ngo amanitse ibiganza kubera kumfasha. Thank you ndabaramukije cyane. So igitumye nzamuka urabizi ntabwo ujya nkunda kuvuga cyane mu maspace. Ariko ibingibi bingezeho ndavuga no I have to come up and say something. Yes. Mukanya urabajije ngo bihuriye he no gukobya. Aho mimiya uzamuke navuze twakunganira aho ngaho no ayimbajije hebibye biherero. Yeah. Aho bihuriye. Muzi igihe turimo. That's one. Ikindi cya kabiri ngo yarakajwe ngo nuko se bamufunze bamushinja muri jenoside yakorewe abatutsi ibyo bagashinjwaga. Agirwa amahirwe arafungwa. Ariko none ubu ngubu turi mu bihe mu gihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Thank you. Kuki yahisemo ubu ngubu akaba aribwo abibika ibi bintu byose akaba aribwo abizanye arimo gupfobya. Ikindi cya kabiri ahita avuga ngo yanga abatutsi nibo bagize gute bahagaritse jenoside. Abatutsi yavuze nabahe nako yanze FPR pardon ko yanga FPR. So bivuze iki? FPR niyo yagize gute niyo yadukuye mu kanwa kabicanye. FPR niyo hagaritse ayo mabi bakoraga abari bahari bakora ibyo bibi. Turi kugendana yego. So ibyo byose ubishyize hamwe, yes harimo gupfobya biri hidden deep yabikoza biza bishaka ibihe turimo n'ibyo yavuze icyo yanga n'ibyo yavuze bakoreye si ko baramufunze yashinjwa ko yarishe mu bihe turimo. So everything if you amurundi uvuga ngo connect the dot. Connect the dot bamwita Maxime iko komeza. So when you connect the dot, this guy is very smart, he's doing it on the purpose, ari kudushaka ku distracting our people turi kwibuka muri bino bihe abari dushyiraho ubwo umwanya wo kwibuka bacu azanye izo nzangano still. So ibintu byose bishyize hamwe ni umupfobyi ahubwo mubi cyane tumwamagane. Ndumva icyo nshaka kuvuga murakoze. Oh my god. Mimiya ntabwo ndi gukora ndi mutareba ntabwo wigeze gushira muri quest kubone. Twagiye twatumuntu bita umurisa uranyumva? Mimiya ntaka uburyo ushira muri quest sinkubona. Cyangwa uri mutari muri anonymous. Twagiye dufite umuntu bita umurisa muri ryawe. Urafungura mic yawe umurisa. Twihuta Eric se muhungu. Fungura mic yawe. Umurisa wacu ntabwo mic yawe. Twagiye Eric fatisha. Mungu wawe. Nagize ibintu mwe kuri Moses. Hari komeza. Muri kunyumva kuri machine zizuba muri kunyumva. Turakumva. Yeah, wasuje Messi. First of all, Sandy, I'm disappointed to pay the worker. Go bamufunga namukaraga nazo company yo kumugira uteye kuvuga ngo Free Moses mubyibuka muri 2023 mu kwa I think. Ndabaplayingira ira space twakoze. Naravuze ngo ibi bintu nimuza kureba message hari kindi kintu cyishimo muri ibintu bya Moses. Ntabwo nahubutse. Urimo kunyumva? Space ya kabiri nimuze gukorwa cyangwa nitumara kumenya umwerekeo y'ibitu uko Moses murabizi yabikora yamara gukora ibintu ngibi bakavuga ko telefone yabaye hackinze. Atari
amashusho ya mbere yashaka kugira ngo bamufunge yenderezanya bwa nyuma yaraje arambwira ati ngo dufata ntabwo amafoto ari njye washyize hanze njyewe bampakinze. I have the audios, hari ama audio ndibuze kubaha, manza uvuge numva aho werekeza. Yeah, so first of all, n'abantu bari kuvuga kuri no topic ni sensitive ko umuryango uvugwa ni first family, so abantu bavuge bamenya n'ibyo bari kuvuga. Umuntu yatambutse yabireka kubivugaho ngo iki bivuga ngo abantu bari kuvuga muri no topic ni first family, so abantu bigenyesere kuvuga kuri uyu muryango nyine. First of all, Moses ndamugaye genda tunga disappointed and speechless sometimes. nta kintu kintunguye. Ndi mu bantu bamuvugiye kenshi ariko hano biranze. Ndanamwandikiye kuri Instagram, amene WhatsApp, Snapchat. Bari kuvuga nabi ndamwihorera. Gusa here's the things. Nk'uko Paraziscara bivuzeho, nk'uko Paraziscara bivuzeho, hano harimo gupfobya kuko kuki se ategereje kino gihe wa mwanya turi kwibuka kabya ariko ari akarwa azanye no topic. Ikindi afite event mu kwa gatanu muri Amerika, ashobora kuba abikoresha wenda biraza gukoresha azasayira mu majyana y'Amerika nazaga cyangwa yaranagiye kuko nabonye ngo May afite event ya biriya bintu by'uburyo kwerekana imideli muri Amerika. So niyo kuri wabyanditse kuko nabonye nishatse ahantu hose binda bibura ndetse kuko nabanje kubyorezwa na Kasuku mu gitondo ngo bitwa nigiye gushaka ndabibura adushaka kohereza ngo bazi ko ari ibyo bintu babibonye ko narebye nabibonye ariko turabizi reka kubwire Eric nimara kubibona niba abantu bari murabika narifite space ngamubiretse gato abe nigeze basezera sniper wapi sinzi ko byagenze yabona narifite space n'abantu bari baganane nahise kufunga ndavuga nti umuretse katika jina la Yesu. Ariko Eric ntabwo ibi bintu bigeze na gato ntabwo nkubeshya ntabwo ndiyo ndi magayane ntabwo nduburakuze ndakubwiza ukuri kuva kuri space ya mbere nakoze hano kuri Moses murabyibuka kuva Moses amera nk'umwana ufite ibitotsi bari guhereza ikijumba kanga kukirya karira bakamuha amataka yanga kiriza ibyo byose Moses yarabikoze iki ngiki nta kintu kintunguye byaragaragara muzi ko naho mwageze kuvuga ngo Moses yahawe amafaranga n'abazungu kugira ngo asebye u Rwanda murabyibuka cyane havuzwe ibintu byinshi kuri Moses ariko tumabwira ikintu kimwe this guy nta kintu niki na kimwe muri ibi ngibi akoze kintunguye yagaragaje ibimenyetso hari ibyo mwe mutazi bitigeze bija hanze komeze ijambo ndakubwiza ukuri nanjye ngiye ntangiye mva ko nyine uba speechless n'ibintu bikagutungura kabisa wowe urabona ngo gutuma birantunguye bro umuntu ugirwa amahirwe abantu benshi abanyamideli mu Rwanda babuze bahaguhiga icyo cyizere bakambika umukuru w'igihugu nyuma y'imyaka ingaruka mwituye ibi ngibi njyewe ngo tuvura umuntu z'ijisho bacyakare gukanira so njyewe ntabwo nitandukanyije nawe yes namuvugiraga nk'umuntu uri turi family muri LGBT ndavuga ko nitandukanyije nawe pe nukuri urabizi ni kenshi bamuvuzeho kuri ya mavideo nacyagiye ku passport isohoka aracyaye by'urumogi urabizi intambara twarwanaga ndinyuba muri Amerika subizi imivugo tuvuga twatanye kugabuka aha navuye ushira mu pe umva nukuri abantu tukibagirwa vuba gusa mu magambo basoma n'izina muza z'ingingo zagiye afitiraho wagira ngo yari hayi cyangwa ari ibyo mwagiye afasha kuko bigiye bifashe mu bigiye bivangavanze ni ahantu bihurira umwe ngo arabreminga anje kuko nawe kuko first family kuko ntabwo ibintu mbindi nshaka kubivugaho cyane ariko njyewe ntatunguye niba ararenganya inkotanyi mbese Kagame yafunze isi yavuye anajya Nyamasheke gufunga se cyangwa inzego yari suspected abaye suspected nyine baramufunga ariko nyine agira avamo ibi ngibi bizanye amagambo y'ikigarasha bita Patrick cyane cyo kivuga ngo zagaruka mu Rwanda Kagame n'akabarebe bamaze gucaho bapfuye ngo bafunze se komeza so nyine ukabona harimo ibintu byihuzagurika n'iki so iyo minsi 2023 yafunzwe muri Mageragere ni itumye avuga bino byose mu gihe cyo kwibuka mu kwa kane
so njyewe pe nitandukanyije nawe ndanatunguwe sinaza gutinda cyane amagambo gusa bino ntabwo byari bikwiriye pe umuntu nk'uko nuza bivuze Kabano wize akagira business iri strong kugeza kano no ku munsi wa none nango yari kubavuga aya magambo keretse niba ari gukoresha bino bintu kugira ngo nk'uko nabibabwiye akaba ashaka kwisabira serum yo kuguma muri Amerika ko gutya bino mu biha platform nini ibinyamakuru birabyandikaho rero iyo usaba serum nibyo bakoza proof ni yihe guhigwa nande urashakishwa nande bimeze gutya tugimuka mu high platform yo gutuma abona iki serum mu muri Amerika kunzi ko kazamugendekera gute biramutse bigenze nkawe niyo ujya gufunga nese urumva umuntu reka ngurugero rwa hafi nk'urugero sinabanze mu gatanu last year se wandi kigarashi cyangwa kuvuga nabi Rwanda urumva ni so rero ugira neza ukabisanga imbere wanagira nabi ukabisanga imbere this dude nawe rero uvuga no magambo man for real when I've gusa that's too crazy like literally very speechless man uzi ariko amakampani rero mu Rwanda uzi company ziri mu mahanga sections afite amafaranga afite ubushobozi bwero bwose bwo kwambara umwenda ashaka bakubona kandi bakamukorera kayituze ariko niba baguhaye amahirwe mu gihugu bakamukoresha kandi nanga ari by'ubuntu so ari kumwamara se kugira ako gaciro arabafata akajugunya hasi agakanda urumva ko iki cyucu urakoze that's crazy murakare biraho reka tugende twakira umuntu bita Umulisa urahe Nasser ide aramanutse ariko simamaje gukina bemeze biki tumizi kwiko twakira umuntu bita ninde utaravuga hano Umulisa ndakumanura n'ibidahari Nasser uranyuma Nasser urahari Olga uranyumva come on kutavuga ndavuga sinzi uko byari bigenze okay ijambo ni ryawe mwiriwe ndabasuje mwese abantu muri hano nanjye ibi bintu nabibonye ariko ntago naje kare ariko nabibonye nanjye hari ikintu nashobora kubivuga nubwo benshi babivuzeho ikintu ngiye kuvuga uyu Reziski yabivuze na Semuhungu bimwe yarabivuze na Kabano ariko nyine nk'ikintu kimbabaje nyine nanjye kubona nk'umuntu w'urubyiruko nyine ashobora guhabwa amahirwe abandi bantu nyine badafite akayapfusha ubusa birababaje noneho muri iki gihe nyine turi kwibuka abacu bazize jenoside kubona umuntu ashobora kuvuga ibintu aka kanya yakabaye niba yaranabifite mu mutima akaba yarabivuze mbere yaho cyangwa se nyine akabivuga na nyuma yaho niba bifite mu mutima ariko kuba bivuze ubu ngubu ni nko gushengura imitima y'abantu bamwe na bamwe baba barimo hano cyangwa se n'abandi bose bashobora kuba bamukurikira kuko afite influence nini nyine ni ikibazo gikomeye ikindi kintu nyine kibabaje ni ukubona nyine ushobora kuba uri umwana nyine w'umuhungu kuriya ntabwo wari umwana ariko nyine uko bigaragara ushobora nyine kuba wahabwa amahirwe ameze kuriya hari abandi bana nyine bafite talent buriya hari nk'abana babona yarambitse his excellence bakavuga ati buriya nanjye nibura ndashaka kuzaba nka Moses atakuvuga ngo mu myitwarire ariko nyine ndashaka kuzakora ibintu nk'ibye like designinga nkawe kugira nzagere ku rwego nk'uko nawe agezeho bakaba bamufata nk'abarora umuto mu bintu bijyanye na designing nyine birababaje kuba ushobora kuba ufite abantu nyine bagukurikira gutya bagufite icyo cyizere ukabatenguha ikindi kintu nyine kibabaje ni ukuntu ushobora kumva nyine umuntu afite 6 years old akabona ko papa we barimo baramubeshyera barimo baramuhanira ubusa wangize ukavuga ngo papa wanjye ngo bamuhaniye ubusa ku myaka 6 gusa ababyeyi benshi nubwo bajya bakunda kubwira abana babo sometimes amakosa baba barakoze kugira ngo nibanakura batazaba nkabo nyine ariko nyine ukabona umuntu
ngo papa bamuhaniye ubusa, ngo nanga ngo inkotanyi, ngo nanga ngo Kagame, ngo nanga. Warabaye mu gihugu ukabona ibyo kurya, ukaryama, ukabona aho kuba, ukiga, niba baba baguprovidingira school fees ariko nyine umutekano igihugu kirawuguhereza, ukabona nyine byose uraje ako kanya ubitesheje agaciro yawe myinshi ingana gutyo cyangwa mike ingana gutyo bitewe n'uko babifata, ariko byose ukabitesha agaciro. Njye ndibuka ejo bundi ngo ajye Musanze bakamuhohotera, hano abantu twaramuvugiye tugira impuhwe nyine turababara, nta nubwo ari yakuntu nyine abantu dushobora kuba twababaye kuko iki kintu bakimukoreye tutabanje no kureba aho byaturutse, se niba ari we wahindutse cyangwa atari we wahindutse, nubwo nabo ibyo bakoze atari byo, ako nyine akabifata nyine nk'ibintu byoroshye, akaza agashyira hariya umujinya n'uburakari, freedom of speech, akavuga nyine ibintu bimeze nka kuriya, bigaragara ko igihe cyose yari abifite mu mutima atari ibintu. Niba umuntu ashobora kuba abika, ni nko kubika inzika. Kandi ikindi kintu ngiye nagira ngo mbabwire ni ukuri, nta muntu nyine bashobora kuza nyine ngo barenganye nyine gutyo gusa nta kintu we yakoze. Ubu umuntu yaza kumuterura mu muhanda akagutwara kugufite nta kintu yakoze. N'abantu bakoze jenoside bajyanwe muri gacaca barakatirwa baragenda, ariko bifite process byaciye. N'umuntu akubiswe mu muhanda, mbese nyine abanza kureba ikintu yakoze, nta muntu aza ngo agufite gutyo kuko ntabwo yaba ari umusazi. Ako nyine birababaje kuba umuntu nyine ashobora kuza mu gitondo bakabyuka akandika ngo umuntu yakoze ibi ngo nyine birababaje nyine. Sorry nyine basi, murakoze. Wirira wibabara tuza kumahama. None iyo babwira ngo muhaguruke mu Rwanda mutekereza ko muzarwana n'imiyaga, muhaguruke mukenyere, ntabwo muzar. Iyo babwira ngo igihugu none muhaguruke mukenyere, abo se mwari muzi ngo muzarwana n'ibitekerezo, muzarwana nabo mutazi. Nyine mba ngubwire nyine ntabwo ushobora kubona igihugu kivuye ahantu habi nk'ahangaha nk'ahariya nyine kikaba kigeze ahangaha, ukabona umuntu yagikuriyemo agejeje 36 years old nyine. Reka mubwire ikintu kimwe, muve mu biteto, mureke guteta. Njye ndikorera gutya ndabareba nkabazunguriza umutwe, mureke guteta my friend, mureke guteta. Ejo bundi barababwiye ngo abagore barava mu Rwanda bakajya kwiteza muri FDL, ndetse ntabwo batumva. Mwebwe mu kwafata, muhaguruke murwane, muhaguruke mukenyere mukomeze. Jado twose mwene ndabona ari yapfa. Godfather akoze, reka nsuze n'abandi. Izo ni emotion z'ubutesi, ubabarire, muhaguruke mukenyere. If you don't stand up, muve ko mugomba guhaguruka. Haguruka mukenyere, intambara muzayirwanisha n'ama emotion. Muhaguruke igihugu intuza niba kuzoshobora kuvuga ngo iki gihugu nimwanga kukirwanira tuzakamba tukirwane turabasaza bashaka. Muhaguruke mwumve ko mugomba kwifesinga. Urimo kumva, mureke ibyo, mureke kugaragaza ama emotion, ubwo n'ubuhanga. Igihugu kiracya, amaraso yamenetse muri kigihugu aracyatose, ntabwo haruma. Muhaguruke, izina baravuga mu Rwanda ku social media, mwumve ko no mu buzima busanzwe ushobora kuza. So ibingibi utuntu toto, so nta kintu kintu kuri Moses kuri ibi yanditse. Twakomeje kadufate ijana. Godfather akoze na bashubura ndetse n'abandi bose turi muri space, reka mbasuhuze. Njye ndafatira ku kintu barimo uvuga, wenda no kuri emotion z'uyu mushiki wanjye. Uyu munsi cyangwa se mu ibihe turimo turibuka jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, ariko iyo tuvuga muri 1994 nyuma tukajya mu jenoside cyangwa se ibimenyetso cyangwa se urwango rwakorewe abatutsi rwatangiye 59 kugenda za 73 ni amateka maremare. Iyo ngengabitekerezo rero twigeze kubivuga hano mu Rwanda, tujya tugira hari abantu baba baronse mu maraso buriya uko umwana umurera, uko ugenda umutoza, agenda agira gute, agenda afata ibyo nyina cyangwa se umubyeyi we
cy'ababyeyi bose hamwe ibyo baganirira iwabo. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ibi uyu mujene yakoze bifite abajene benshi batekereza nk'ibi hano mu gihugu. Impamvu uyu nguyu wenda yagize gutya bya bindi twahoze tuganiraho kare, hari icyamumaza ubwoba. Ashobora kuba wenda yanyweye itabi cyangwa se yanyweye inzoga, ariko urabizi ko iyo umuntu asinze asinda n'ibimurimo. Ibi nibyo biba no mu bandi bantu bakuru. Nimba ushobora kujya kumva mu gihugu nk'u Rwanda nyuma y'imyaka 31 izo nkotanyi yanga zihagaritse jenoside, nta nkunga y'amahanga my friend, ari ukwitanga, ari amaraso y'abajene banganaga nk'uko angana. Kuko tujye twibuka ko wenda ntago umunsi umuntu yabivuga, ariko hari abana babaga bari ku myaka mikeya barwanya urugamba rwo guhagarika jenoside, bakaza cyangwa se bakajya mu ntambara, ababyeyi babo bishwe bareba. Ariko uyu munsi ukajya kumva mu gihe uri mu kiromutima, ukumva umuntu ufite profile nini nk'uyu turi kuvuga hano, nk'uko Erika yabivugaga, turi kumufasha kugira ngo abone ibizibiti byo kwa Kasalamusika, ahari kubitekereza cyangwa se ari kugira, ariko yibagiwe neza ko uyu munsi icyo gihugu azaba yatsemo Salamusika izaba ari nka twaziye mu peyi ntabwo ari igihugu cye kavukire. Ese ko atazahasazira cyangwa abana byara ko batazavuka bumva ko ari abanyamerika kurusha Lil Wayne cyangwa se undi muntu wese tujya tubona batuka bita ingagi bita ibiki byose muri racism iba muri ibyo bihugu baba birukiramo. Yibutse ko uyu munsi u Rwanda rwamureze kuruta abo babyeyi be, rukamwigisha, rukamukuza, kuko nkeka ko wose avuga ntabwo ari we wamushyize kuri platform nk'iyo yari ariho yo kugeraho nyine yambika abo bose yagiye avuga yanga. Rero impamvu mbona ko yabikoze ni impamvu yo kugira ngo ashengure imitima y'abacitse ku icumu cyangwa se buri wese ubabajwe n'ibihe twari turimo. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri ni uko wenda we yaba yumva ko urwo rwango yanga izo nkotanyi rugomba kugira gute, rugomba gutuma abasanga hariya cyangwa se abarwanya u Rwanda ari bujye kwibere, ariko n'abazabarumbira ndabizi. Kuko buriya iyo umwana apfuye mwiterura ntago uko wamugerageza kose bijya bivuga ngo umwana uri bupfe ntiwamuha kigozi. Uyu mujene muzabibona nuko umuntu yajya kurangira cyangwa se yajya gupfa nabi, uzabibona azarangira yiyahuye, kubera ko ibi ni ukwiyahuza amagambo. Nimba urwo rwango arumaranye icyo gihe, ese ibyo byose yabikoraga atishimye? Nta kindi gihe yigeze avuga neza u Rwanda kuko yaruvuze nabi uyu munsi. So abenshi biterwa n'ibiyobyabwenge, ariko n'ibyo biyobyabwenge bihita bivumbura ikimurimo. Ni benshi dufite, ni benshi no mu batoya mwabonye ejo bundi umwana w'umukobwa w'imyaka 20 n'ingahe icyunamo kigitangira ngo njyaho kwibuka abatutsi nzibuka abahutu. Umwana w'umukobwa mwabonye ribu yafashe arabipostinga. Bivuze ngo ingengabitekerezo iracyariho mu ngo z'abanyarwanda, iracyarimo mu mitima ya benshi cyane. Hari gishoboka ni ukugira gute, ni ugukenyera nk'uko wabivuga. Muri kunyumva? Turakumva. Igihari uyu munsi urugamba rw'amasasu ntago rugikenewe, kuko mwarabibonye n'abaturasheho u Rwanda rwamaze gusetinga ntuza security measures z'uko babisama. Ntago nabo bananiwe kurasa, ahubwo nuko uyu munsi nta gutakaza imbaraga cyangwa se kumena amaraso, ahubwo ni ugukoresha ubwenge bwacu. Rero urubyiruko cyangwa se abari hano twese tugifite imbaraga zo kwicara tugahangana n'aba bose, kuko uyu Moses
ugiye kubibona ukuntu agiye gutrendinga kuri bamwe barwanya leta barimo hano Banahimana abandi bose ugiye kubibona ahangaha bagiye kwicara bakora inkuru z'ubugoryi z'iki kubera iki kuko babonye ikigoryi bakoresha kandi kiri bugire gute kiri butume Godfather avuga kiri butume Abe avuga so rero iyo tuje tugafata umwanya munini nk'uyu nibyo ntitubifata umwanya kuri Moses ahubwo tufata umwanya ku wundi ubifite mu mutima ubibitse atarabuza hano ngo abihashyire ibyo bintu bitse kw'inkotanyi nizifunga umuntu yakoze ibyaha afungwa n'ubutabera ntabwo inkotanyi zigeze zifunga inkotanyi zari zifite ibindi zirwana nazo bitari ibyo bintu byo kuvuga ngo uwishe abatutsi wagize gute ahubwo ubutabera nibwo bwamufunze we yanagize amahirwe afunga imyaka 10 hari abamaze n'abakatiwe burundu uyu munsi abana babo bitandukanyije na base ibaza umuntu w'imyaka 6 wabaye umucamanza agahita yumva ko sarengana none se yamubyukanaga ku bitugu agiye guhiga cyangwa se kugira ibindi bibi byose byo kwijanika muri jenoside akora so mu magambo makeya rero abantu nk'aba turabafite ahubwo no kubimenya twebwe tudatekereza nkabo cyangwa se tuzi agaciro ko kuba uyu munsi umuntu ari imfubyi abyaye abana badafite sekuru badafite nyirakuru nizo ntambara turi kurwana abana bacu bagezaho akubaza atari ko papa kuki nge ntafite grammaire kuki ntafite cyane muri iyi minsi uricara rero ukamusobanurira harimo ibikurenga ariko iyo abyuze agahita abona nka Moses yanditse ibi nawe biramucanga rero tuvuge two kuryama tubyuka amanywa nijoro umuntu wese icyo yumva cyo kuvuga ukivuge kirwana ku gihugu bitari ibyo igihugu tuzabona kiducitse kubera abantu bafite ibintu by'ubugome n'ubugoryi nk'ibi ngibi sigaho ibyo bamwe kuducika kere kubita byawe ibyo sigaho reka impamvu mvuga kuducika reka nyikubwira Godfather tubaye dufite abajeni 1000 bafite ingengabitekerezo nk'iya Moses ubwo urambwira ko tuba tutabuza nibashake babe miliyoni reka nkubwire ikintu kimwe ntabwo ari benshi cyane kurusha Fare kandi yari ifite imbunda kandi yarakoze igisirikare n'imyitozo kandi yari ifite urwango rurutu rwabo urumva nibashake ahubwo nababwira iki nimushake mu bakangari ndakubwiye ku bwinshi bwabo sinari ryabatabaye benshi nababwira ikintu kimwe cyo nuko ari determine bari gukora kubera generation zizavuka pana generation y'umusirimu icyo nabwira umuntu hano uri ahangaha abangaba bazahoraho nimuza kwitegereza ku bantu b'abahanga bari kwandika bari kunyandikira muri de mugende mwitegereze baravuga ngo yakoze dinaya ya stage ya nyuma so mugende mubyitegereze murebe ntabwo igihugu ntabwo namubwiza kuri jado uri umuntu uri umugabo iyi ntambara warayirwanye uri mu babohoye igihugu wari muri ba Kadogo ibingibi bisobanukiwe neza cyane aho wasikugwa bayishi ibingibi bigukange umusaba reka sintinya Moses niyo haba nkawe igihumbi sintinya n'undi wese umujene utekereza nkawe ahubwo umushuka aba bana babanje bakicara bakareba igihugu dufite kiryoshye bakicara bakasiba ibyo bintu mu mitwe yabo tukicara tukenjoyinga igihugu cyacu tukagikorera kikazaba igihugu gisaziramo abana bacu badasaziye mu myanda nk'iyi ngiyi nicyo nge ndi kuvuga ni mureke nyamuneka tumenye ko twambaye ikirezi tumenye ko kera dufite igihugu kiryoshye my friend ababa muri Amerika baba Canada murabizi hano umunyamahanga araza ejo bundi nari ndi kumwe n'umukomedi hano bita Napi abamuzi araza arambwira ati ntabwo ibi bintu ndazenguruka ibihugu nka traveling ndazenguruka nta hantu ndabona nicara ngo mbyuke saa 7 sangahe ngende mbona umuntu anyishimiye atari bunyambura agafone kanjye anyishimiye atari bunkubita inkonje nakwicaye mukareka tukenjoyinga igihugu cyacu my friend ko amaraso yakimenekeye ntago bizongera ube ucuramye ubucurukuye uri muremure ntago bizongera kuko uyu munsi nk'uko wari ubivuze twagiye tubona abajene beza my friend bafite uburanga bafite ubwenge bafite iki bapfa manzaganya
ariko ibyo bintu byose byateguraga ibi ngibi. Umuntu rero wicara nk'uko agasinda urumogi agasinda byeri cyangwa icyo akumva ko ngo inkotanyi hano n'ubuzima my friend